Hello friend, abantu benshi bakunda kubona imipira iriho amafoto, ibikombe biriho amafoto cyangwa se ibyapa biriho amafoto. Ugasanga nko ku gikombe hariho ifoto yawe cyangwa se ku mupira hariho ifoto y'umuntu runaka. Ukibaza se ibi bintu bikorwa gute? Ese bikorerwa hehe? Ese wari uzi ko iyi telefoni yawe ishobora kugufasha gukora ibyo bintu? Nibyo ngiye kubereka muri iyi video ya none. Nimba uri mushyashya kuri iyi channel ya Samba Boy, kora subscribe, tubane guys. Tubane muri iyi video yose, ukurikira akantu ku kandi ukuntu ibintu bigenda. Ibi bintu bakunda kubikoresha kuriya umuntu aba yagize isabukuru, bakamukoreshereza imipira iriho amafoto ye, banamubwira ngo happy birthday byanditseho ku mupira. Cyangwa se umuntu yagize ibyago akabura mukecuru we cyangwa se mukuru we, ibintu nk'ibyo. Ukabona ya mipira iriho ifoto y'umuntu yanditseho RIP cyangwa se rest in peace. Byose nibyo ngiye kubereka muri iyi video guys. Mukurikire akantu ku kandi. Iyi telefoni yacu tuzajya tuyikoresha ibintu byinshi bitandukanye. Kurikira guys. Tugiye kujyana kuri Chrome cyangwa se Opera bitewe na website ukoresha wowe cyangwa se browser. Turaza hano kuri Chrome, wandikemo ijambo Canva.com. Urandikamo ijambo gutya Canva.com gutya. Ndaza kubashyiriramo iyi link muri description kugira ngo bize kuborohera kuhita wakanda kuri iyi video ukagera kuhita wakanda kuri iyi link ukahita ugera kuri iyi website. Numara gukanda Canva.com uraza ukande hano kuri go cyangwa se start. Ukandeho witonze guys. Abantu benshi barabizi bakunda gukoreraho thumbnail ariko ntibazi ko biriya bintu bibamo. Nitumara kuhagera gutya guys, ngewe kubera nsanzwe nyikoresha, urabona harimo thumbnail nagiye nkora menshi. Njye niho nkunda gukorera thumbnail. Uraza ujya kuri YouTube thumbnail. YouTube thumbnail aha ngaha. Tujyana akantu ku kandi guys, tujyana akantu ku kandi. Aba YouTubers, small creators, aka kantu kadufashe guys, kadufashe. Uraza urabona baduhaye thumbnail menshi. Uraza ureba thumbnail ushaka. Reka nkoresha iyi ngiyi, niyo nkunda gukoresha. Kadukoresha ibanza n'ubundi. Ureba thumbnail itari pro, ukaza ugakandaho gutya. Noneho kugira ngo dukoreshe thumbnail isa neza, urupapuro rusa umweru, ibi bintu byose turaza tubisibe birimo hano, n'uyu muntu tumusibe byose. Kugira ngo ubisibe uraza ugakanda nko kuri secret, nko kuri iyi foto gutya, ukahita ukora hano kuri delete, ukahita usiba. Urabona ko umuntu avuyeho. Ukaza ugakora nko kuri secret, ukahita ukora hano kuri delete, ukahita usiba. N'ibi byose gutya. Reka twihutishe guys. N'iyi red color ikavamo, n'iyi mirongo ikavamo. Ngira ngo murabona ko dusigaranye urupapuro rwacu rw'umweru. Ngira ngo muri kubireba. Uru ni rwo twashakaga. Noneho dukurikira akantu ku kandi. Uyu muntu ari kwibaza se umupira uravayo cyangwa igikombe kiravayo?
uyu munsi wa none ngiye kubereka ukuntu tugiye kubanza tugakora umupira tugashyiraho nk'ifoto yandi. Ngiye gushyiraho role model wanjye Rocky Kimomo, tugiye gushyiraho ifoto ya Rocky Kimomo. Okay, reka tujyane akantu ku kandi. Uri kubona ama option ari hano hasi, hari design, element, text, brand, upload, draw, nama option menshi cyane, draw, project, app, mockups. Iyi ya mockups niyo dushaka guys, iyi option ya mockup guys, tuyikomeze, niyo tugiye gukomeza. Mockup ntigucike, tugiye kuza hano urebe ko kano kantu ugafite ka mockup. Nusanga ugafite umbwire muri comment ko gahari, uraza ukandaho gutya kuri mockups, urategereza bitewe na network ufite wowe. Hari igihe bitindamo kuko ikirere ntikimeze neza, namwe murabizi. Urategereza utegereze. Aha, ndabona byaje guys. Noneho urabona hano bari kukwereka ibikombe, telefone, machine, imipira n'ibintu byinshi guys, amascreen, utubaga, ibyapa guys. Urabona ko ahangaha niho ruzingiye. Amasaha, ujya ubona amasaha abantu bambaye harimo amafoto yaho, ukibaza se ibintu babikora bate? Ahangaha niho ruzingiye. Reka tugiye guhera ku mupira nk'uko nabasezeranye. Ngiye gufata umupira w'umweru hano, dore umupira nguyu hano guys, dore ngiyi imipira. Ushobora gufata valise cyangwa ugafata t-shirt uko ubishaka. Okay, reka turi mu gihe cy'imbeho, reka mbakorere umupira. Uyu mupira wa valise guys w'umweru, uraza ukawukandaho gutya guys, uraza ukawukandaho bitewe na network ufite, ugategereza guys, ugategereza network. Murabizi hari igihe ziba atari nziza guys. Network ndabona zikunze, ugakomeza nyine. Urabona hagezemo ya valise, twari turi gukoresha valise. Ushobora kuzishyiraho ari 3 gutya bitewe n'uko uzishaka nyine, as my wish. Reka mbigire gutya. Turi mu gihe cy'imbeho, izi valise nunazishaka tuboneraho uze kumbwira guys, uze kumbwira ngira ute nzigukorere, nkorere komande yawe rwose. Dore ibi nibirangira, urabona ko dufite imipira yacu 3 y'imbeho itariho amafoto. Tujyana akantu ku kandi guys. Ikintu tugiye gukurikizaho ni iki? Ikintu tugiye gukurikizaho ni ugushaka amafoto aho kuyashyira. Dore ngaha hano hagiye hari image. Tujyana akantu ku kandi. Mbere yo gushyiraho amafoto, kora subscribe guys. Nimba utarakora subscribe uri gucikanwa n'ibintu bikomeye cyane. Uyituza hano hantu handitse upload, ndakeka muri kuhabona mwese upload. Uraza ukandeho gutyo bitewe n'amafoto ufitemo hano muri noza yawe. Nimba nta mafoto ufitemo, urambwira muri comment mwereke ese habaye harimo amafoto cyangwa atarimo, nabigenzana. Uraza urebemo hano. Ngiye nababwiye ngiye gukoresha ifoto ya Rocky Kimomo. Ngaya guys amafoto. Ndabona kano ariko keza, ako se naka ni keza. Rocky genda rukurambara. Okay, reka dukoreshe kano Rocky yasetse, sibyo se? Akangaka turaza tugakandeho gutya. Urabona ifoto iyisizamo guys ku mupira wa mbere. Mwitondera aha hantu muhitondera. Urabona hari edge z'iyi foto cyangwa se inguni zayo.
wowe uraza ufate ifoto yawe uze uyitereke muri kariya kantu biringaniza utararekura, kuko nurekura utarayishyiramo neza irajya ku ruhande. Ngira ngo murabyumvishe, tugende. Uraza ukoremo gutya ushyiremo ifoto neza, uhita urekura gutya. Urabona ko biri kurodinga guys, birimo birarodinga, urategereza birodinge bitewe na network, ifoto ize kuza ifitingamo neza guys, ifoto ize kuza ifitingamo, utegereze nturambirwe, mutegereze ntimurambirwe guys. Tubanze tubone umupira wa mbere, mumenye nuko iriya mipira mwambara iba yarakozwe, mubonaho amafoto mutazi ibyo ari byo, ni uku nguku guys. Ngira ngo muri kubibona network, urategereza wihanganye guys, wihanganye. Aha, dore murabona ko umupira wa mbere cyangwa se vareze ya mbere Rocky Kimomo yagezeho. Reka tubikorere no ku yindi vareze kugira ngo mubirebe. Murabona ko iriya byari bibaye nk'ibigorana kubera network. Reka dushyiremo indi foto ya Rocky hano turebe. Muraza kumbwira umupira mwiza nyuma guys, umupira mwiza mwakunze. Uraza hano n'ubundi handi nakanze kuri upload, ahangaha kuri upload ukandeho gutya urebe muri ya mafoto ufite. Reka dushyireho iyi ngiyi noneho. Uraza ushyireho size ushaka guys gutya, uze uterekemo iyi foto yawe muri ka kantu neza. Hari akantu k'ubururu muri kubona, ngira ngo muri kukareba, niko utagomba kurenga. Uraza ukakarekurimo gutya, ntuzigere wihutisha, ujye utegereza network birodinge gutya guys. Nibimara kurodinga, urabona ko yagezemo guys, ifoto yagezemo na hano. Tugiye gushyiramo n'indi foto ya gatatu hano hantu. Iyi mipira muraza kumbwira umupira mwiza guys, mpite nkubakorera, ejo muzabona nkwambaye. Twagiye guys, tugiye kujya ahangaha kuri iyi ntuza ya gatatu, dushyiremo indi foto ya Rocky Kimomo guys. Uraza kuri ka kantu n'ubundi ukande gutya, bitewe n'ifoto ushaka wowe. Reka dushyireho iyi ngiyi uraza uyigabanye gutya, then uze uyiterekemo guys, urebe ko bifitinga neza, then urekuriremo, utegereze guys. Ugomba gutegereza network, kuko ibi bintu nubyihutisha birapfa, aha. Ngira ngo murabona ko imipira itatu ibonetse guys. Ushobora kuza gutya ukaba wayizuminga gutya, ukayizuminga gutya guys. Ngira ngo imipira itatu muri kuyibona guys. Iyi video nimba wayirebye ukitonda neza, ibi bintu uzabikora kandi ndahamya ko uzanshimira nyuma guys. Iyi mipira itatu iyo umaze kuyibona ukora iki? Ejo mu gice cya kabiri nzakwereka ukuntu ushobora gusohora iyi mipira guys, ukaba wayambara wowe ubwawe. Thank you for being here, wakoze kubana nanjye. Thank you so much, ndabakunda guys.